Yesu ashimwe kandi Yesu ahimbazwe cyane. Ndabasuhuje cyane bene data mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Nejejwe n'uyu mwanya Imana iduhaye aho yemeye ko tugiye kuganira ku cyigisho gikomeye cyane, si gishya kuko n'ubundi ibyinshi tuba twarabyumvise, ahubwo ahantu hasigara ikibazo ni ugufata imyanzuro n'ibyemezo ku bugingo bwacu bishobora gukiza ubugingo bwacu, kudindira muri make cyangwa se gutinda gufata imyanzuro akaba ari byo biba ikibazo. Kandi nk'uko turi kwegereza igihe giheruka amateka y'isi kandi twamaze kukigeramo, ni igihe gikomeye cyane aho n'ubundi ibyanditswe byera bitubwira ko ijambo ry'Imana rigiye kuba ingume vuba cyane bidasanzwe. Ni umuhamagaro ukomeye Imana ibidusaba ngo igihe twumvishe ijwi ryayo, igihe twumvishe ijambo ryayo, dufate umwanzuro bikitwa uyu munsi. Dufate imyanzuro bikitwa uyu munsi, nk'uko mu gutegeka kwa kabiri mu gice cya 6 ndetse no mu gice cya 5 Imana yagiye ivugurura amasezerano kandi igatanga amasezerano. Ariko noneho Yosefu noneho Mose agahamagarira abantu kugendera muri ayo masezerano ndetse no kuyumvira uwo munsi. Nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana, ku cyigisho kivuga ngo Yosefu, itorero ryo mu gihe giheruka, cyangwa se ba Yosefu basoza umurimo. Tuzi neza ko umurimo n'ubutumwa dutwaye by'umwihariko itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 ni ubutumwa butigeze buhabwa umuntu uwo ari we wese upfa. Ni ubutumwa budasanzwe kandi ni ubutumwa bw'abamarayika 3 by'umwihariko butubwira ikintu kidasanzwe, butegurira isi yose, buyereka ubutabera n'imbabazi z'Imana ndetse n'urukundo rwayo yatugaragarije ubwo yemeraga kuduhereza umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka bwabwo ubugingo buhoraho. Ni igitangaza gikomeye cyane kandi ubutumwa bugomba kubwirwa amahanga yose, indimi zose, isi yose, n'imiryango yose n'abami bose. Ni impande zose zigomba gusobanukirwa neza n'ubutabera bw'Imana. Ni abantu bose bagomba gusobanukirwa urukundo n'ubutabera bw'Imana ndetse n'imbabazi zayo. Reka dusenge kugira ngo twinjire mu cyigisho. Uwiteka Mana ihoraho kandi ikiranukira kudukiza, nyemerera ubare n'imitima yacu muri aka kanya. Mbere na mbere tubabarire ibyaha byacu, utwezesha amaraso ya Yesu Kristo yatuviriye i Karuvari, maze twemererwe nawe muri iki gihe giheruka amateka y'isi. Uwiteka Imana, ndakwinze nyemerera Mwuka wera tuyobore muri iki cyigisho, avugane n'imitima yacu. We mwigisha mukuru, nyemerera twigishirize tumubera abigishwa n'abanyeshuri. Byatumana data mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ibyahishuwe 12 ku murongo wa 17 ndetse n'ibyahishuwe 14 murongo wa 12 tuhasanga ikintu kidasanzwe. Ibyahishuwe 14 duhereza ipica y'intambara turimo, ndetse n'ibyahishuwe 12 kaduhereza ipica by'umwihariko y'intambara turimo. Intambara yatangiriye mu ijuru ikomereza hano ku isi, ikomereza no mu mitima yacu. Intambara y'ikiza n'ikibi, intambara hagati ya Kristo na Satani, aho n'ubundi muri izo mpande ebyiri ntarwo hagati rubaho, ntarwo gatatu ruhari, ahubwo ni impande ebyiri n'ubundi. Kandi ikinejeje gitangaje ni uko uruhande rwa Kristo rugiye gusoza rutsinze by'iteka ryose. Icyo duhamagarirwa rero uyu munsi ni uguhagarara munsi y'ibendera rya Kristo, we mutanga bugingo, we waducunguje amaraso ye, we watwiremeye, we soko y'imbaraga, soko y'ubwenge, soko y'isezerano ndetse soko y'itegeko ryose. Yosefu twibukiranye neza mu gitabo cy'Itangiriro guhera ku gice cya 39 kugeza ku cya 41,
niho dusanga igitekerezo cya Yosefu. Imibereho ye niho tuyisanga, uko byamugendekeye kugeza aho ab'umugurano, ab'umunyamahanga muri Egiputa, mu gihugu cya Egiputa, aho yaje kujyanwayo agurishijwe na bene se, ariko ubushake bw'Imana nk'uko nawe ubwe abyihamiriza. Yosefu yabyihamirizaga yuko Imana yashimye ko ajyayo kugira ngo amapfa n'ibindi byari bigiye gutera bene wabo haba na se Yakobo babone ubuhungiro ndetse babone n'ibibatunga. Bwari ubushake bw'Imana. Kandi Yosefu tugiye kwigiraho, twibukiranye neza ko turi kwigana icyigisho kivuga ngo Yosefu, itorero ryo mu gihe giheruka. Yosefu impamvu tugiye kumwigaho, impamvu tugiye kumuganiraho muri aka kanya, ni uko imibereho ye ari ikwiye kuranga abana b'Imana biteguye gusoza uyu murimo, nk'uko nawe yawusoje muri Egiputa, nk'uko nawe yawusoje ahamije Imana kandi yerekanye amahame y'Imana mu isi ya kiriya gihe, mu isi ya kiriya gihe yo mu gihe cya Yosefu. Itangiriro igice cya 39 hari amagambo akomeye cyane tuhasanga. Nyirabuja wa Yosefu amwoshya gusambana nawe aranga. Yosefu nk'uko twari tumaze kubibona, akimara kugezwa muri Egiputa, yaje kugurwa n'umutware ukomeye cyane muri icyo gihugu witwaga Potifari. Amushyira mu rugo rwe, amugira igisonga cy'urugo rwe, amuha gutwara ab'urugo rwe rwose n'ibintu byose. None ku gice cya 39 tuhasanga ikintu gikomeye cyane ngo nyirabuja wa Yosefu amwoshya gusambana nawe aranga. Ku murongo wa 16 tuhita tuhasanga ikintu kidasanzwe ngo nyirabuja arega Yosefu bamushyira mu nzu y'imbohe. Ikintu kidasanzwe cyane kigiye kubaho cyane. Kigiye kubaho aho abana b'Imana bagiye kuregwa ko ari abanzi ba gahunda, ni kunyandiko itubwira ibangamiye imibereho myiza y'abandi kubwo kwanga guhemukira Imana, kubwo gushikama ku mahame y'ijuru nk'uko byagendekeye Yosefu, bikagera naho bimugeza ahantu hakomeye n'ubundi ubwoko bw'Imana bugomba kugezwamo, mu gushyirwa mu nzu y'imbohe, kwicwa ndetse no kurenganyirizwa ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 9 hari amagambo akomeye cyane Yosefu yatanze, ari byo natwe duhamagarirwa muri iki gihe giheruka, amateka y'isi. Kandi muri ino ntambara iheruka niyo igomba kuba inyikirizo yacu. Muri uru rugo, umurongo wa 9 w'itangiriro igice cya 39, muri uru rugo nta urundutamo kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nti gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Iki kintu gikwiriye kuba mu mitima yacu. Uku ni ko Uwiteka avuga. Kandi uyu mugore impamvu Imana yifuje ko iki cyigisho tukigana, arahura neza na maraya uvugwa mu byahishuwe 17. Kuko uyu maraya nawe umugambi we urakomeye cyane, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, ni ugukura abantu, ni ugusindisha abantu ndetse no gukura abantu mu mahame y'ijambo ry'Imana, gukura abantu ku kuyoboka Imana, kwica amategeko y'Imana, nk'uko byagendekeye Yosefu ubwo umugore wa Potifaro yaramugerageje ngo ahemukire Uwiteka Imana ye, ariko Imana ishimwe cyane yakomeje gushikama kandi no guhagarara ku Mana. Ku byabaye kuri Yosefu rero biratangaje cyane, kugeza naho umuja w'Imana mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi igice cya 20 kitubwira ngo
icyitegererezo cya Yosefu, igice cya 20 cy'abakurambere n'abahanuzi, igitabo kitubwira ngo Yosefu igitekerezo gitangaje. Reka turebe uko havuga igitekerezo gitangaje cya Yosefu. Kuri paji y'101 kuri paragrafe ya 4 hari amagambo akomeye bavuze ngo umutima wa Yosefu unezezwa n'intego ikomeye yiyemeje yo kuba umunyakuri imbere y'Imana. Reka mbabwire, muri iki gihe biradusaba gufata imyanzuro kandi yo guherera mu ruhande rw'Imana tumaramaje, nk'uko byagendekeye Yosefu ubwo yageraga muri Egiputa. Muzabisoma muri iki gice cya 20 abakurambere n'abahanuzi. Yafashe icyemezo mu mutima we agambirira kudahemukira Imana ndetse no kutica amategeko y'Imana no gukorera umwami w'ijuru, kandi yagambiriye mu mutima we gushyira amahame y'ijuru mu mutima we, kuyagenderaho ukuntu Uwiteka Imana avuga, ndetse no gukorera umwami w'ijuru n'isi Uwiteka Imana. Yajyaga gushikama mu bigeragezo byajyaga kuzamuzaho kandi agatunganya inshingano ye nk'umukozi ushimwa. Ibyago by'umunsi umwe biteye ubwoba byaramuhinduye, ntiyongera kuba umwana utoneshwa, ahubwo ahinduka umugabo ufite ibitekerezo n'intwari kandi wishoboye. Reka mbabwire, umuraba uri imbere yacu, urugamba ruri imbere yacu, Imana yashimye kurutunyuzamo, yashimye kurunyuza mu bana b'Imana kugira ngo bavemo abagabo n'abagore bashimwa nayo, kubanyuza mu ruganda ng'inkamba zishireho rwose zikamurwe, ahubwo abe ari zahabu nziza zatunganijwe mu ruganda kandi zishimwa n'Imana. Paji y'102 hari andi magambo akomeye cyane bavuze ahura cyane n'itangiriro igice cya 39 uhereye kuriya mu 39 ugakomeza hirya no kuriya mu 16. Ikigeragezo kijya kuruta ibindi byose. Kuri paragrafe ya 3 bavuze amagambo akomeye cyane ngo ariko nyirabuja wa Yosefu ashishikarira gushukashuka uwo musore ngo yice amategeko y'Imana. Twari tumaze kubirebaho bihura cyane n'ibya Maraya uri mu byesho 17. Nawe umugambi we n'uyu nguyu, gusindisha amahanga yose, gusindisha abantu bose inzoga za Babuloni, hanyuma abantu bakica amategeko y'Imana bakava mu mahame y'ijuru. Ntiyari yarigeze yanduzwa n'ingeso mbi zari hose muri icyo gihugu cy'abapagani, ariko icyo kigeragezo cyari kimugwiririye gikomeye, kirimo uburiganya bukomeye. Mbese byajyaga kugenda bite? Abakurambere n'abahanuzi igitabo kiri soft, page 140 kuri paragrafe ya 4 bavuze amagambo akomeye cyane ngo ariko ukwizera n'ubudahemuka bya Yosefu byagombaga gushungurwa hakoreshejwe ibigeragezo bikaze. Kandi nanone Imana ishimwe cyane, nibwo buryo igiye gukoresha vuba cyane kandi yatangiye gukoresha kugira ngo kuko tuba batahajuru bakwiriye ijuru, kandi noneho n'imico yacu ibihamanya cyane n'iy'abatahajuru, nk'uko byagendekeye Enoki, nk'uko byagendekeye Eliya. Bari bamaze kugera ku gihagararo ndetse n'imico yabo ari iy'abatahajuru rwose. Hanyuma Imana irabimura ibajyana mu ijuru, abamarayika ntibabangamirwa. Ariko uko tumeze ubu ngubu, umunyabyaha usanzwe aramutse ageze mu ijuru, ubwe yakwifuza kwigarukira, ubwe yasaba Imana ngo imugarure, kuko imibereho ye n'imico ye itabihuye neza n'iy'abaturage bo mu ijuru cyangwa se n'iy'abamarayika bera bo mu ijuru. Yosefu, dukomeje, Yosefu yari azi neza ingaruka zo kwanga. Reka mbabwire, nk'uko natangiye tubiganiraho, natangiye mbivuga, uru rugamba rurakomeye cyane, kandi uru rugamba nta hagati harimo, nta ruhande rwa gatatu rurimo, ahubwo ni impande ebyiri. Aho no muri iki gihe giheruka amateka y'isi, ubwo ibyahishuwe 13, inyamaswa yavuye mu nyanja isa n'ingwe, ubupapa ndetse n'inyamaswa yavuye mu gitaka isa n'umwana w'intama ifite amahembe abiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ziri gufatira isi yose umwanzuro wo kuruhuka ku cyumweru, itegeko ryashyizweho n'abantu, aho kuruhuka ku isabato y'Imana nk'ikimenyetso gikomeye cyane kitwereka ko Imana ari umuremyi wa byose, ikaba umuremyi wacu ndetse ikaba n'umucunguzi wacu. Muri uru ruhande rero, muri iyi ntambara iri hano imbere yacu, turaza kubusoma mu ntambara ikomeye, nta hagati harimo, ahubwo nugagarara mu ruhande ari rwo ruhande rwa mbere Yosefu rwamugezeho. Kuko mu mibereho yacu Imana ikiturema yaduhaye amahitamo, kandi muri ayo mahitamo ajyanirana cyane n'ibyo Imana yabwiye Adamu mu gitabo cy'Itangiriro, nk'ibyo Imana yabwiye Abisirayeli, Gutegeka kwa 2 igice cya 30 ku murongo wa 15 n'uwa 19, guhitamo ubugingo n'urupfu. Kumvira, iyo umuntu yumviye amahame y'ijuru n'amategeko y'Imana akagendera mu bushake bw'Imana, uwo nguwo afite ubugingo buhoraho, abasezeranijwe ubugingo buhoraho. Naho wanga kumvira amategeko y'Imana akemera ubundi bubasha bw'isi, akaba ari bwo ayoboka akaburamya, nk'ikigeragezo gikomeye cyane kiri hano imbere yacu kigeranye no kuramya, aho ikibazo kigaruka kikavuga ngo uraramya ndi. Reka dukomeze kugira ngo bize kumvikana neza. Yosefu yari azi neza ingaruka zo kwanga ku ruhande rumwe. Yashoboraga kubihishira, agatoneshwa, agahabwa n'ingororano. Ku rundi ruhande, guteshwa agaciro, gufungwa cyangwa urupfu. Imibereho ye yose y'ahazaza yagengwaga n'icyemezo yagombaga gufata uwo mwanya. Aho Yosefu yajyaga gukiranukira Imana, abamarayika bakomeza gutegereza bahagaritse umutima cyane ngo barebe uko bigenda. Izi mpande ebyiri zirakomeye cyane, kandi muri izi mpande ebyiri umuntu ubwe niwe ugomba kwihitiramo uruhande agomba guhereramo. Ikintu gikomeye hano bavuze ngo imibereho ye cyangwa se icyemezo cye cy'uwo munsi, cy'ako kanya, cyari kugena iherezo y'imibereho y'ahazaza. Reka Imana idufashe gufata icyemezo bikitwa none cyo guherera mu ruhande rwayo, cyo kuba munsi y'ibendera ryayo, kuko n'ubundi ni amabendera birahari, munsi y'ibendera rya Emmanuel, Kristo Yesu, ndetse n'ibendera rya Satani. Aho abantu benshi ikintu giteye ubwoba bagiye guhitamo uruhande ruboroheye, bahitemo kwibera munsi y'ibendera rya Satani. Ikintu gikomeye cyane kandi kidasanzwe. Aya magambo turaza kuyareba nanone twifashishije intambara ikomeye, paji 426, amagambo akomeye cyane dusaba gutekerezaho, nk'uko byagendekeye Yosefu. Kubwo gushikama ku mategeko y'Imana ahitamo guteshwa agaciro, gufungwa ndetse no gushyirwa mu nzu y'imbohe no kurengana azira amahame y'ijuru. Niko n'abana b'Imana bigiye kugenda vuba cyane, ubwo umuntu ku giti cye, umuntu ubwe agiye guhitamo uruhande agomba kuyoboka, uruhande agomba guhitamo, kandi ayo mahitamo ye n'icyemezo cye cy'ako kanya azafata vuba cyane niyo azagena iherezo rye ry'ahazaza, niba ari ukurimbuka cyangwa guhabwa ubugingo buhoraho. Paji 426 mu cyigisho kivuga ngo umuburo uheruka, intambara ikomeye. Paragrafi ya 2, ubwo intambara hagati y'icyiza n'ikibi izagira urushaho gufata indi ntera, kandi intekerezo z'abantu zikararikirwa guhugukira amategeko y'Imana yasiribanzwe, Satani azahaguruka bwangu. Yarahagurutse. Imbaraga izaba iri muri ubwo butumwa bwiza, izasaza ababurwanya cyane. Nibyo ubutumwa bw'amarayika bwa 3
ubutumwa bw'abamarayika batatu bugiye kubwirizanwa imbaraga kubw'ihembura ry'imvura y'itumba nk'uko byagenze mu gihe cy'intumwa kuri Pentekote. Bagahabwa imvura y'umuhindo, bagahaguruka bakamamaza ku isi yose ubutumwa bwiza. Ariko noneho twebwe kubera ko Imana izi neza urugamba dufite kandi izi uburemere bwarwo kurenza uko tubitekereza, yarusezeraniye impano idasanzwe, Mwuka Wera mu mvura y'itumba ikubye inshuro ebyiri yatanzwe mu gihe cy'intumwa mu itorero rya Efeso cyangwa se mu gihe cya Pentekote. Dukomeje, abayobozi b'amadini bazakoresha imbaraga zidasanzwe ngo bazimye umucyo w'ubutumwa utarasira ku bayoboke baho. Bazakoresha uburyo bwose kugira ngo baburizemo impaka z'ibyo bibazo by'ingenzi. Itorero rizitabaza ukuboko gukomeye k'ubuyobozi bwa leta. Reka mbabwire, uyu murongo itorero ryamaze kuwinjiramo. Kandi muri uwo murimo ubupapa n'ubuprotesitanti buzifatanya. Ikintu gikomeye cyane. Ubwo itegeko ryo guhatira abantu kuruhuka ku munsi w'icyumweru rizakaza umurego kandi rigafatirwa umwanzuro. Iryo tegeko rizifashishwa mu kurwanya abakomeza amategeko y'Imana. Bazacirwa ibihano, bashyirwe mu nzu y'imbohe. Reka mbabwire, ibi byabaye kuri Yosefu? Yego rwose, kubwo gukomeza amategeko y'Imana, aho yibajije ikibazo gikomeye twabibonye mu igitabo cy'Itangiriro igice cya 39 umurongo wa 9. Ese nahemukira Uwiteka Imana yanjye nti? Amategeko y'Imana turaza kubisoma mu bakurambere n'abahanuzi. Dukomeje, ndetse bamwe bazagaruzwa guhabwa imirimo y'icyubahiro. Aya magambo tuyigane neza tuyumve. Abandi bahabwa ingororano n'andi mahirwe n'andi mashimwe kugira ngo babakure mu kwizera kwabo. Reka mbabwire, muzi ko no kuri Yosefu ariko byari bimeze. Twabibonye kuri ya page y'102 y'abakurambere n'abahanuzi, aho kuri we ku ruhande rumwe yari guhitamo, byarashobokaga ko ahitamo gutoneshwa, agahitamo guhabwa imyanya y'icyubahiro mu isi, agahitamo n'ibindi byinshi cyane by'isi, binezeza by'isi. Ariko kubwo gushikama ku mahame y'Imana yemeye guteshwa agaciro, yemera kurenganywa, yemera no kujyanwa mu nzu y'imbohe. Aya mateka y'Itorero y'abana b'Imana bagiye gusoza uyu murimo uhura neza n'imibereho ya Yosefu, kuko turaze kubisoma kuri page y'116 abakurambere n'abahanuzi kugira ngo iki kintu tucyumve neza. Ariko igisubizo cyabo cya mbere kizaba kiri ngo nimutwereke mu ijambo ry'Imana ikosa turegwa nk'uko Ruteri yashubije ubwo yasabwaga kwiregura. Abajyanwe mu nkiko bahagarariye ukuri, kandi bamwe mu bumvise byabateye gufata icyemezo cyo gukomeza amategeko y'Imana. Nibyo, Yosefu ageze muri gereza, turaza kubibona, hari ikintu kidasanzwe cyabaye, yatangiye ivuna. Hari n'ubundi niko bigiye kugenda. Abantu benshi batari barigeze bumva ukuri ku ijambo ry'Imana, batari barigeze bumva ukuri, nta mucyo wabarasiye ku mategeko y'Imana, bazakanguka kandi bayoboka Imana, banakomeza amategeko yayo. Nguko uko umucyo uzarasira ibihumbi byinshi by'abantu batari kuzigera bamenya ukuri. Ariya magambo twari tumaze kureba. Dukomeje, iriya page y'103 kugira ngo iki kintu tucyumve neza. Page y'103 Yosefu muri gereza. Yosefu muri gereza, abana b'Imana muri gereza. Tumaze kubibona mu ntambara ikomeye, page 426. Uko bigiye kugenda,
nk'uko byagendekeye Yosefu. Ni mpamvu turi kwigana icyigisho kivuga ngo Yosefu Itorero ryo mu gihe giheruka, ba Yosefu barangiza umurimo, ba Yosefu basoza umurimo, nta gihe atakoraga. Ndetse no mu nzu y'imbohe Imana ubwo yamuteguriraga mu ishuri ry'umubabaro kugira ngo azakore birutaho, kandi ntiyanga. Yiga ibyigisho by'ubutabera, impuhwe n'imbabazi, byamuteguriye gutegekana ubwenge n'impuhwe bitangaje. Kambabwire, ubu nabwo ni uburyo Imana yashimye ko bugerwaho, kandi ni uburyo Imana yashimye gukoresha kugira ngo abana b'Imana bajyanwe muri gereza, bajyanwe mu nkiko n'ahandi hatandukanye. Tumaze kubisoma kugira ngo abantu batari barigeze bumva ukuri ku ijambo ry'Imana bahinduke kandi bakumve, bafate ibyemezo n'imyanzuro muri iki gihe giheruka amateka y'isi yo gukomera ku mategeko y'Imana. Ikindi kidasanzwe cyane cyabaye kuri Yosefu twabibonye, byamurangaga bikomeye cyane n'amategeko y'Imana ndetse no guhamya kwa Yesu. Ku guhamya kwa Yesu, amategeko y'Imana twamaze kuyabona. Twamaze kuyabona rwose, aho batubwiye ngo ariko nyirabuja wa Yosefu ashishikarira gushukashuka uwo musore ngo yice amategeko y'Imana. Ariko nk'uko twabibonye kuri paje 101, yari yaramaze kugambirira mu mutima we kandi afite intego ikomeje cyane yo kuba umunyakuri imbere y'Imana ndetse no gukorera Uwiteka Imana ihoraho. Ku guhamya kwa Yesu turagusanga kuri paje 116. Twumve uko ijambo ry'Imana ritubwira ku mutwe uvuga ngo babona Kristo muri Yosefu. Imibereho ya Yosefu ni icyitegererezo cy'imibereho ya Kristo. Imibereho ya Yosefu ni icyitegererezo cy'imibereho ya Kristo. Ushaka twandikira hano. Nageraga twumve neza uko guhamya kwa Yesu n'ubundi kwarangaga Yosefu yari afite. Kandi n'ubundi nk'uko tubisoma mu byahishuwe 12 ku murongo wa 17 hari amagambo, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Twikiranye neza ko iki kiyoka ari Satani. Iki kiyoka ari ububasha n'ubutware bwa Kiliziya Gatolika y'i Roma, ubupapa. Hari amagambo akomeye cyane ngira ngo dusome kuri paji 180 mu gitabo cyitwa kwitegura akaga gaheruka. Hari amagambo avuga ngo abubahiriza umunsi w'ikiruhuko w'Uwiteka, abana b'Imana bitwa abanza amategeko n'umutekano. Abubahiriza umunsi w'ikiruhuko w'Uwiteka bazafatwa nk'abanzi b'amategeko n'umutekano, nk'abasuzugura amategeko mboneza mu bantu, abateza umuvurungano n'ubuyobe, kandi ko ari bo ntandaro nyakuri y'ibihano by'Imana. Kutarenga ku byo bemera kwabo kuzatuma babafata nk'ibyigomeke, maze bazabarega ko batitaye kandi ko basuzuguye leta. Ababwiriza bahamya guhinduka kw'amategeko y'Imana bazavugira hejuru y'uruhimbi, bemeza inshingano yo kumvira ubutegetsi bwa leta kuko bwashyizweho n'Imana. Reka mbabwire, Satani gahunda ye ni ikiganano gusa, ni ibinyoma. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko tugandukira abayobozi n'abategeka. Ariko ahantu mwigira urujijo, twe kugira urujijo. Igihe aba babwiriza bazababwiriza abantu ku mpimbi, bababwira ngo nibakurikize umuyoboro leta yashyizeho, bakurikize umuyoboro isi yashyizeho, kizaba ari ikinyoma gikomeye cya Satani. Kubera ko uriya murongo tubwirwa, ijambo ry'Imana ritubwira kugandukira abategeka n'abatuyobora n'amareta n'abayobozi. Ni igihe dukwiye kugandukira leta igihe amategeko n'amabwiriza ya leta atanyuranye n'amategeko y'Imana cyangwa se n'ubushake bw'Imana. Iyo binyuranye, hari ikintu kibaho kidasanzwe, ni ukumvira Imana kuruta abantu.
ni ukumvira Imana kuruta leta. Reka ibi bintu bishimangirwe cyane n'igihamya cya 504 ibyaduka byo mu minsi y'imperuka kugira ngo byumvikane neza impamvu ikigisho turi kukigana gikomeye cyane kitubashisha kugira imyiteguro nk'iya Yosefu, kuko byanze bikunze ba Yosefu nibo bagiye kurangiza uyu murimo mu buryo bwose. Hari amagambo avuga ngo tugomba kumvira Imana kuruta abantu, igihamya cya 504 paji 145. Ubu abari mu ruhande rw'ukuri barahamagarwa guhitamo ari ukwanga burundu ijambo ry'Imana ari no guhara umudendezo wabo. Niko byagendekeye Yosefu muri Egiputa, aho ijambo ry'Imana yarigize nyambere muri we, yemeye gushikama ku Mana, hanyuma ahara umudendezo w'umutima nama we, ahara umudendezo we mu buryo bukomeye, ashyirwa mu nzu y'imbohe muri gereza. Turamutse twumvise ijambo ry'Imana tukemera n'imigenzo n'imihango y'abantu, twazashobora gukomeza kubana n'abantu tugura tugurisha no kubona uburenganzira bwacu bwubahirijwe. Reka mbabwire ikintu kidasanzwe kandi gikomeye cyane. Ukuri ku ijambo ry'Imana ntago kugomba kuvangwa n'ibindi bintu byose, ntago kugomba kuvangwa n'isi. Ukuri ku ijambo ry'Imana ni ukuri kuko ari ukuri, ntiguhinduka. Ntugomba kuvangwa n'imigenzo y'abantu, ntugomba kuvangwa n'imigenzo y'isi n'amareta n'ibindi bitandukanye. Hoya, ahubwo ukuri kw'Imana ni ukuri nyine nk'uko nayo ari ukuri. Ariko nituramuka dukomeje kumvira amategeko y'Imana bishobora kuzatubyarira gutakaza uburenganzira bwacu. Kandi reka mbabwire, uyu murongo nk'uko byagendekeye Yosefu, ishusho ya Yosefu mu bana b'Imana bagiye gusoza uyu murimo. Ayo magambo tuyumve neza, yabujijwe uburenganzira bwe, niko bigiye kugendekera ku bana b'Imana. Bitewe nuko abanza amategeko y'Imana bahurije hamwe kugira ngo bashenjagure amahitamo yihariye y'umuntu mu bigendanye no kwizera mu by'iyobokamana no kugira ngo bagenzure imitima ihana y'abantu. Reka mbabwire, mu gihe cyose habayeho kubangamirwa k'umutima nama, habayeho kubangamirwa k'umutima uhana w'umuntu, icyo gihe kiba gikomeye cyane, kubera ko Imana y'ubwayo niyo yaturemye. Kandi nk'uko ibiduhamiriza muri Yeremiya igice cya 6 ndetse na Yeremiya igice cya 17 ku murongo wa 9 gukomeza, Imana itubwiramo ikintu gikomeye. Imitima yacu irayibona rwose yambaye ubusa imbere yayo, ariko nta gahati ishyiraho kuri twebwe biremwa byayo, nta gahati ishyiraho ku biremwa byayo. Ariyo mpamvu umuntu aba agomba kuyoboka Imana z'impamvu yayobotse kubw'urukundo rwayo, kuko vuba cyane buri muntu wese agiye gushungurwa. Kandi nk'uko byagendekeye Yosefu, kugira ngo ukwizera ko n'ubudahemuka ku Mana bigaragare, niko bigiye kugendekera buri muntu wese. Buri muntu wese ku giti cye, kuko n'ubundi abantu ntabwo bakirizwa mu matsinda. Kandi nk'uko muri kubibona, isi muri iki gihe yatangiye kubangamira umudendezo w'umutimanama w'abantu, aho abantu benshi ubu ngubu bari gukora ibintu badashaka, bari gukoreshwa ibintu badashaka. Reka mbabwira, hari n'andi magambo akomeye cyane ari mu kwitegura ka Giheruka paji ya 66. Niyo reka tuyasome twumve. Ni amagambo akomeye cyane dukwiriye kwitaho, ngo ntabwo bigitinze ubwo umuntu wese agomba kugeragezwa. Murabyumva? Ntabwo bigitinze ubwo umuntu wese agomba kugeragezwa. Bazaduhatira guhitamo no kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Abagiye birekurira buhoro buhoro mu mihati y'isi bagendera amabwiriza yayo, bazahitamo kugengwa n'ububasha buzaba buriho, aho kugira ngo bikurire urw'amenyo, ibitutsi, gushyirwa mu nzu y'imbohe ndetse n'urupfu. Hazaba amakimbirane hagati y'amategeko y'Imana n'ibihimbano by'abantu. Icyo gihe izaba izatandukanywa n'inkamba mu itorero. Gukiranuka nyakuri kuzatandukanywa ku mugaragaro no gukiranuka kw'inyuma kugereranwa na Venasi.
inyenyeri nyinshi tuzaba twarishimiye kumurika kwazo zizazimira mu mwijima. Nk'uko ibicu bimera, ibyatsi bizakuburwa n'umuyaga, ndetse bigere n'ahantu twabona ko hari imbuto nziza gusa, abambara umutako mu buturo bwera bose, maze ntibambare gukiranuka kwa Kristo, bazibona bamwaye bambaye ubusa. Amagambo akomeye cyane dukwiye kwitaho kandi tukarushaho guharanira umudendezo. Dukomeje, hari ikintu kidasanzwe cyane nk'uko twari tumaze kubisoma mu kwitegura kaya gaheruka, page 66, biradusaba imyanzuro ikomeye cyane kandi no kwitandukanya n'isi rwose, ahubwo amahame y'ijuru akaba ariyo dushyira mu mitima yacu kandi akaba ariyo tugengwa nayo rwose, kuko vuba bidatinze umuntu ku giti cye agiye gusobanura ibyiringiro byo kwizera kwe, impamvu y'ibyiringiro bye. Tubonye ibintu bidasanzwe cyane. Reka dusoma andi magambo akomeye cyane ari mu ntambara ikomeye, ku cyigisho cya 35, page 408, page 408. Reka duhere kuri 407 hepfo kuri paragraph ihera. Ubuhanuzi bwo mu byashuwe 13 bwerekana ko ububasha bugaragazwa n'inyamaswa y'amahembe nk'ay'umwana w'intama buzahatira isi n'abayituye bose. Kuramya ububasha, ubupapa nk'inyamaswa cyangwa se inyamaswa isa n'ingwe iboneka mu byashuwe 13. Nuko inyamaswa y'amahembe abiri itegeka abatuye ku isi kurema igishushanyo cy'inyamaswa. Kandi uku kurema iki gishushanyo cy'inyamaswa mu gitabo cyitwa Daniel n'ibyahishuwe bigaragazaho cyane, ndetse no mu ntambara ikomeye umuja w'Imana yagiye abyandikaho cyane, aho igishushanyo cy'inyamaswa ari ubufatanye bwa leta n'itorero cyangwa se leta n'idini. Maze itera bose aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, nabo umudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa icyumweru. Byagaragaye neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ububasha bushushanywa n'inyamaswa ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, kandi ko ubu buhanuzi buzasohozwa igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizahatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru, dimanche cyangwa se Sunday, nk'ikimenyetso kidasanzwe kiranga gukomera kwa Roma. Reka mbabwire, nk'uko turi kurebera kuri Yosefu, nk'uko byagenze kuri Yosefu, nk'uko yageragejwe mwa buriya buryo ku mategeko y'Imana, ariko n'ubundi abana b'Imana, ubwoko bw'Imana bwo muri iki gihe giheruka bugomba kugeragezwa hashingiwe ku mategeko y'Imana. By'umwihariko isabato ya 4 y'itegeko rya 4, itegeko ry'Imana. Dukomeje hepfo, guhera hagati y'ikinyejana cya 19, abigaga iby'ubuhanuzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batanze ubuhamya ku isi yose. Ibyo tubona byaruka mu isi muri iki gihe byerekana ko ibyahanuwe biri hafi gusohora. Nibyo rwose. Abigisha b'abaprotestanti bahamya ko kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru Sunday byategetswe n'Imana, nyamara bakabura ibihamya mu byanditswe byera. Nta hantu wabibona. Nk'abayobozi b'ubupapa bahimbye ibitangaza kugira ngo bimure itegeko ry'Imana. Reka mbabwire, iki gice muzakige neza cya 35 kivuga ngo intego z'ubupapa kugira ngo iki cyumweru gikomeze kumenyerezwa abantu, kuko n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari amaleta amwe namwe afite aya mategeko y'icyumweru, kugira ngo yemerwe kandi atangire kumenyerezwa abantu. Itegeko ry'icyumweru ryemerezwe ari isabato y'impimbano
yashyizweho n'umuntu, yashyizweho n'ubutegetsi bw'ubupapa, habayeho ibintu bikomeye aho abantu bagiye bakangishwa ko nibakora imirimo ku isabato mpimbano ku cyumweru, ku munsi wa mbere w'icyumweru Sunday cyangwa se dimanche, bari buze guhura n'ingorane runaka. Hakaba n'abantu batinyaga guteka ngo ibiryo ngo birazamo amaraso n'ibindi. Ari ibihimbano by'itorero gatolika ry'i Roma. Muzabisoma muri iki gice, ibihimbano bagiye bashyiraho kugira ngo abantu mu ntekerezo zabo bemere kuyoboka ubupapa ndetse bemere n'isabato y'impimbano. Ukomeje, bahimbye ibitangaza kugira ngo bimure itegeko ry'Imana. Ibitangaza twabibonye birakomeye cyane, nibyo narindi kuvugaho. Ababikeneye bazakomeza kwiga iki gice, igice gikomeye cyane, aho tuhasanga ibintu bitangaje. Dukomeje, amagambo akomeje kwemeza ko itegeko ry'Imana riri ku bantu bagomera itegeko ryo kuruhuka isabato icyumweru sabato, yatangiye gukurikizwa, kandi imyigishirize ihatira abantu kuruhuka ku cyumweru ubu iramenyerezwa kandi yahawe intebe. Nibyo rwose. Ubugizi bwa nabi n'ubushakura bw'itorero gatolika ry'i Roma buratangaje. Ishobora kugenzura ibizaba. Reka mbabwire, muzi ko ibi bihe bya covid n'ibindi bitandukanye bya coronavirus, ibi ni ibihe byari byarateguwe kandi hari uburyo rwose bigomba kugendamo. Ariyo mpamvu n'inyandiko itubwiye ngo ishobora kugenzura ibizaba. Kuko mu myaka yashize nko muri 2003 gukomeza, hagiye hakinwa filime nyinshi zigenda zerekana neza iby'iki cyorezo, zigenda zerekana uburyo kukirinda ndetse n'ibindi bitandukanye nk'ibikorwa muri iki gihe byakorwaga muri izo filime zakinwaga mu kigo gikomeye cyane cy'ingabo za Roma, ingabo z'ubupapa, ingabo za Kiliziya Gatolika y'i Roma, abajesuiti. Ikigo gikomeye cyane cyo muri Amerika cyitwa Hollywood, ni ikigo kiyobowe nabo, kandi nk'uko izo filime n'ibindi bigenda bikinwa vuba cyane, mwabonye filime itangaje cyane yitwa The Tomorrow, intambara y'ejo hazaza, aho berekana ibiva hejuru byarukaga isabato bigomba kurenganwa kandi bikishwa rwose, kuko ngo bibangamiye gahunda nk'uko twamaze kubisoma mu kwitegura Giheruka, ndetse no mu ntambara ikomeye kuri paji ya 426, kwitegura Giheruka paji 180, bigenda bisohorera imbere y'amaso yacu. Ahabwa ikibazo, ese koko dufite imyiteguro izadushoboza guhagarara, cyane ko imigambi y'isi yamaze iri hafi kugera ku musozo, yamaze kugera kuri purusa hafi 90 kuzamura. Ikibazo, buri munsi irihe bendera kugeza ubu ngubu? None se ko tumaze kubona neza aho igihe kigeze, ko tumaze kubona neza uko isi iri kugenda ifatira abantu imyanzuro, uko isi iri kugenda ifata imyanzuro, wowe hari umwanzuro byibuze wafashe ngo Imana ukuyoboremo wo kuyikurikira nk'uko byagendekeye Yosefu? Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana ikomeza kuba hamwe na Yosefu, haba mu nzu y'imbohe, haba n'ahandi hatandukanye. Imana ikomeza kuba hamwe nawe. Ikintu gikomeye cyane dukwiye gutekerezaho cyane, rikoresha igihe cyaryo neza. Ikintu gikomeye cyane, rireba uko amatorero y'abaprotestanti aryunamira igihe yemera isabato y'ibinyoma mpimbano icyumweru. Paje 409 twambutse. Ijambo ry'Imana ryatanze imiburo ku kaga kagiye gutera. Mureke ibyo byirengagizwe, maze abaprotestanti bageraho bayamenya neza imigambi nyakuri ya Roma, uretse ko bazabyibuka barakererewe, batagifite uburyo bigobotora muri uwo mutego baguyemo. Itorero gatolika ry'i Roma
riragenda risatira ububasha bwaryo ryahoranye bucece. Kandi Itorero Gatolika ry'i Roma rihora rinyotewe kuyobora isi nk'uko byagiye bigenda mu bihe bya kera. Intambara ikomeye iduhereza uwo mucyo, aho ari byo mu binyejana bya kera, mu binyejana bya kera, mu binyejana bya 16 bya 18, nibo bagiye Itorero Gatolika ry'i Roma riri yagendaga irishyiraho amategeko amareta agenderaho. Kandi uyu murongo n'ubundi igiye kongera kuwusubiramo, igiye kongera gufata ububasha bwayo. Hanyuma kandi sinzi niba muri kubibona, ubu ngubu usibye kwiyubagiza no kwirengagiza, murabona ko isi yose iyobowe na papa, iyobowe na leta na leta ndetse n'itorero byamaze guhuza ubufatanye, igishushanyo cy'inyamaswa, itorero na leta. Kandi urebye neza, ubu ngubu mu matorero menshi atandukanye no mu madini menshi atandukanye, ibyemezo biri kugenderwaho n'imyanzuro iri kugenderwaho iri guturuka ibukuru. Iri guturuka hehe? Iri guturuka kwa papa, iri guturuka mu Itorero Gatolika ry'i Roma. Dukomeje, inyigisho zaryo mu biterane riragenda risatira ububasha bwaryo ryahoranye buce. Inyigisho zaryo mu biterane muri za kiliziya zirategura inzira mu mitima y'abantu. Riregura rwihishwa inyubako yaryo yaguye kugira ngo rigarure akarengane ku bataryemera. Iyi nyubako yaryo yaguye mu gihe Papa Pius wa gatandatu yajyanwaga muri gereza ku bwa Napoleon, akajyanwa muri gereza n'ubundi agapfirayo. Bwari n'ubuhanuzi Daniyeli yari yaraduhishuriye, Imana yari yaramuhaye ngo atumenyeshe Daniyeli. Ndetse no mu byahishuwe 11 igice cya 11 cy'ibyahishuwe, naho Imana yari yaratubwiye ko ubu buhanuzi buzabaho kandi ibintu bizabaho ubwo ubupapa buzakomera ku ruguma. Ariko nyuma urwo ruguma rukaza gukira. Urwo ruguma rwakize mu cya 929 ubwo ubupapa bwongeye kujyaho kandi bwongera gusa nkaho buzahutse. Inyubako yabwo itangira kweguka no kutangira kwigaragaza no kwigarurira amareta y'isi. Hepfo bavuze amagambo akomeye ngo gitegereje gusa. Rirahuriza hamwe imbaraga zaryo, ritegura intwaro busheshe kandi ntacyo ryikanga kugira ngo igihe nikigera risohoze intambara. Mbabwire, igihe cy'ububasha, igihe cy'umunyabugome, igihe cya Antikristo, nkuko n'ubundi mwuka w'Imana yabihumekeye Paulo mu Batesalonike ba kabiri ku gice cya 2 guhera ku murongo wa 9 ugakomeza. Tuhabona uyu munyabugome yuko igihe kizaza rwose akigaragaza, kandi iki gihe yamaze kugihabwa. Kandi nkuko twamaze kubisoma, ageze kure ku mugambi we, umunyabugome Antikristo. Kandi iyi nyubako batubwiye hano ikomeye cyane, ngo riregura rwihishwa inyubako yaryo yaguye kugira ngo rigarure akarengane ko ku bataryemera. Akarengane ijambo ry'Imana ryari ryaragahanuye. Imana yari yarabihishuriye umugaragu wayo Yohana ku kirwa cy'Ipatimo
mu gice cya 11 hafite amagambo uvuga umutwe w'amagambo uvuga ngo abahamya babiri iby'abahamya babiri, ndetse no muri Daniyeli igice cya 8 Imana yongera kubigarukaho cyane itubwira iby'iminsi 1260 ihwanye n'amezi 42 y'akarengane kabayeho guhera mu mwaka wa 538 kugeza mu cya 798, ubwo n'ubundi uyu mupapa yafungwaga agashyirwa muri gereza, agapfira muri gereza ku bwa Napoleon. Dukomeje, rirahuriza hamwe imbaraga zaryo ritegura intwaro ubucece kandi ntacyo ryikanga kugira ngo igihe nikigera rishoze intambara. Ritegereje gusa ko igihe kigera kandi icyo gihe ryamaze kugihabwa. Bidatinze tugiye kureba kandi twumve, nibwo tuzamenya itorero ry'i Roma icyo ari cyo. Umuntu wese uzizera kandi akumvira ijambo ry'Imana adakebakeba azasakiranira n'ibigeragezo n'akarengane. Turi kwigana icyigisho gikomeye cyane kitubwira ngo Yosefu, itorero ryo mu gihe giheruka, ba Yosefu basoza umurimo. Ba Yosefu basoza umurimo. Tugiye gusoma andi magambo kugira tugane ku musozo. Tugiye gusoma andi magambo ari mu gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, Daniyeli paje 457. Hari amagambo akomeye cyane. Ariko se bizamera bite mu gihe kiri imbere? Itorero rigomba kuba ryiteguye kugaruka kwa Kristo, rigomba kuba ryaritandukanyije burundu n'ibinyoma by'ubupapa no kwangirika kwabo. Hari ikintu kidasanzwe nababwiyeho, umurongo amatorero ari mu ngubu ari guhabwa amabwiriza ni Roma, ari guhabwa amabwiriza n'ubupapa. None hano tubwiye ikintu gikomeye ngo itorero rigomba kuba ryiteguye kugaruka kwa Kristo, rigomba kuba ryaritandukanyije burundu n'ibinyoma by'ubupapa no kwangirika kwabwo. Ubu ngubu mu matorero menshi by'umwihariko mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi ya 7 iki kintu cyarabaye, aho ryamaze kwihuza rwose n'isi rikajya mu murongo w'isi, naryo rikaba ritangiye kuyoborwa no kugengwa n'amabwiriza Roma ava kwa papa. Ni ikintu gikomeye cyane kandi ni ubuhanuzi buba bugomba gusohora, ubuhanuzi buba bugomba gusohora kuko Imana ntibeshya, ni ukuri. Kamere yayo iratunganye kandi rero bihebuje, nta kinyoma kirangwa mu kanwa kayo. Kandi muri ubwo buryo ubuhanuzi n'ijambo ry'Imana yandikishije byanze bikunze rirasohora. Ahubwo ikibazo nabo risohoreyeho, ese ubundi bafite imyiteguro? Ese ubundi ntibagiye kubusohoza cyangwa? Kuko buriya ntabwo wari umugambi w'uko Yuda ari gusohoza buriya buhanuzi bwo kuba ari uzagambanira Kristo, ariko kubwo kwemerera umushukanyi akagenga imibereho ye, ubwo kwemerera Satani akagenga imibereho ye, nk'uko n'ubundi muri iki gihe abantu benshi bagiye kwemerera Satani agenga imibereho yabo, bemereye Satani ayobora imitima yabo, bemere guhagarara munsi y'ibendera rya Satani, munsi y'ububasha bwe, nabo nta kindi ni ukurimbuka. Reka Imana dushoboze guhagarara mu ruhande rwayo kandi duhe kwitandukanya n'isi rwose, ahubwo intero yacu ibe ngo uku niko Uwiteka avuga. Dukomeje, ikiyoka hagombaga kubaho ivugurura mu bijyanye n'ingingo y'Isabato. Marayika wa 3 wo mu byasho 14 atangariza abantu amategeko y'Imana, akabayobora ku Isabato y'ukuri aho gukurikiza Isabato y'impimbano, itegeko ry'icyumweru.
ikiyoka kirakangaranywa bityo kikayobora ubutegetsi bwo ku isi ku buryo ubutware bwose bw'ububasha bw'abantu buzakoreshwa kugira ngo buhatire abantu gukora ibyo umunyabugome ashaka. Uyu munyabugome twamubonye uwo ari we ni Kiliziya Gatolika y'i Roma, Itorero Gatolika ry'i Roma, cyangwa se ubupapa, kuko niko ijambo ry'Imana ritubwira mu Batesalonike ba kabiri, urwandiko Pawulo yandikiye Itorero ry'Itesalonike igice cya 2 ku murongo wa 2, Abakorinto ba kabiri igice cya 2 ku murongo wa 9 gukomeza. Ubwo nibwo ikibazo kizaba gishyizwe imbere y'abantu mu buryo bugaragara. Reka mbabwire, iki kibazo nabivuze ngitangira, twabibonye tugitangira, ubwo no kuri Yosefu izi impande ebyiri ibundi igeragezwa rijyanana n'impande ebyiri. Ikigeragezo rijyanana n'impande ebyiri, habaho amahitamo nyine muri icyo kigeragezo. Umuntu agahitamo uruhande akomezamo muri ikigeragezo kugira ngo ase nk'ukihunza cyangwa se gihagarare gikemuke, ndetse akagira n'urundi ruhande ahagararamo. Ni impande ebyiri mu kigeragezo, mu bigeragezo ndetse n'ishungura. Niyo mpamvu rigomba kugira abantu rihagarika mu mpande ebyiri, ariko kubw'ubushake bwabo, kuko nta muntu n'umwe Imana ishaka ko arimbuka. Kurimbuka k'umuntu biri mu bushake bwe, ndetse no gukizwa kwe no guhabwa ubugingo buhoraho biri mu bushake bwe. Icyo duhamagarirwa ni ukwemerera Imana ikagenga imibereho yacu, tukagira uguhamya kwa Yesu mu mitima yacu, kandi amategeko y'Imana akaba ariyo duhora twibwira amanywa n'ijoro. Ubwo nibwo ikibazo kizaba gishyizwe imbere y'abantu mu buryo bugaragara. Umuntu agahitamo uruhande ashaka guhereramo n'ubutware ashaka kuyoboka. Reka twumve twihuta. Abantu basabwa n'itegeko ry'Imana kubahiriza isabato, basabwa n'itegeko ry'Itorero Gatolika, bagasabwa n'itorero ryitirira ubuprotestanti hamwe n'itegeko ry'igihugu gukomeza isabato mpimbano. Ubutumwa bumenyesha uwanga kubahiriza isabato y'ukuri ko azagerwaho n'umujinya w'Imana udafunguye, naho uwanga isabato y'ikinyoma ubutegetsi bwo ku isi bumukanyisha kumurenganya no kumwica mu buryo bukomeye. Reka mbabwire, reka Imana iduhe guhagarara munsi y'uruhande, munsi y'ibendera rya Emmanuel, munsi y'ibendera rya Kristo, kuko byanze bikunze vuba cyane imyanzuro y'abantu myinshi iri kubafatirwa, kuko bo ubwabo bananiwe kwifatira imyanzuro. Isi y'ubwayo n'umunyabugome ariwe twabonye ubupapa buri kugenda bufatira abantu imyanzuro. Igitangaje, wanze kugendera mu myanzuro yawe ku giti cyawe, uzagendera mu y'abandi kandi baguteganyiriza, banaguteguriye. Ubutumwa bumenyesha uwanga kubahiriza isabato y'ukuri ko azagerwaho n'umujinya w'Imana udafunguye, naho uwanga isabato y'ikinyoma ubutegetsi bwo ku isi bumukanyisha kurenganywa no kwicwa. Kandi hari amagambo akomeye cyane amwe twasomye, ibyandika byo mu minsi imperuka kujya mu myaka 504 ndetse n'icya 506. Reka tugisome, kiravuga ngo Satani aha abantu ubwami bw'isi iyo bemeye kugandukira ubutware bwe. Nibyo niko byagenze ubwo Yesu yari mu butayu ageragezwa. Aya magambo aruzura neza nkuko abanditsi b'ubutumwa bwiza benshi babyanditseho, Matayo yabyanditseho, Luka byandikaho igeragezwa. Kandi iyo umuntu yemeye ubwami bw'isi n'amabwiriza twamaze kubisoma na gahunda yayo, akemera rwose kubyirunduriramo burundu, aba yemeye ubutware bwa Satani ko ari bwo bumugenga. Nibyo abantu benshi bakora bakazibukira batyo ubwami bw'ijuru, kwirundurira mu bwami bw'isi.
ikirushijeho kuba cyiza ni ugupfa gukora icyaha. Ngaya mahame akwiye kuturanga, ngaya mahame akwiye kuranga abana b'Imana kugira ngo babashe guhagarara. Kandi iri hame n'aya mahame atatu akomeye cyane turaza kuyasoma, agomba kuba ahuje cyane cyane n'imyanzuro umuntu yafashe hakiri kare, nk'uko Abaheburayo ba Daniyeli mu Bakarudaya mu gihugu cy'i Babuloni ubwo bagambiriye mu mitima yabo kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, kutiyandurisha ibyo kurya bivuye ku meza y'umwami, niko n'ubundi byagendekeye Yosefu. Twabisomye paji y'101. Agambirira umutima yo kuba indahemuka ku Mana ndetse no kubaha Imana. Ibyemezo ni ibyemezo bikomeye cyane bitari bya buri wese. Ikirushijeho kuba cyiza ni ugupfa gukora icyaha. Icyo ni icya mbere cyangwa gikomeye cyane. Icya kabiri, ibyiza ni ugukena aho kwiba. Icya gatatu, ibyiza ni ugusonza aho kubeshya. Reka Imana dushoboze amahame yayo abe mu mitima yacu. Kandi izi mpande zombi Imana iratangaje, nta gahati dushyiraho nubwo rwose yabishobora, kandi imitima yacu twabivuze twabibonye yambaye ubusa imbere yayo, ariko kuko ari urukundo nta gahato kabaho. Bihabanye cyane n'imikorere ya Satani, we akoresha agahato. Niba ibyemezo biri gushyirwaho n'isi, niba imyanzuro iri gushyirwaho n'isi ibangamiye umudendezo w'umutimanama wawe, ibyo rwose ukwiye kubitera umugongo, kuko bihabanye n'ubwami bw'Imana, bitandukanye n'ubwami bw'Imana. Kandi muri iki gihe biradusaba gukanguka cyane no gufata imyanzuro ku buryo bwo hejuru n'urwego rwo hejuru mu buryo budasanzwe. Andi magambo akomeye cyane aravuga ngo iki kibazo kiri imbere y'abantu. Mbese umuntu uhitamo kumvira icyo asabwa n'abantu abakoze iki? Reka twumve. Ubwo ingamba ziri gushyirwaho cyane twabibonye zigeze kuri purusa hafi 90 zishyirwaho. Ese umuntu wumviye ububasha bwa leta, umuntu wumviye ububasha bw'isi bimeze biti? Reka twumve igisubizo ijambo ry'Imana riduha. Biba bisa naho bw'Imana ati, nzi ibyo ushaka ko nkora ariko sinzabyumvira. Nzi ko ububasha nsabwa kuramya atari ububasha bwa gikristo, nyamara bwumviye kugira ngo ndengere amagara yanjye. Byashoboye 16:16-17 hateye ubwo. Nkuko twabibonye mu ntambara ikomeye kuri ya page ya 207, ni ikintu gikomeye cyane. Ihata. Abantu benshi muri iki gihe bagiye guhitamo ibiboroheye, kandi Imana yaduhaye isezerano ry'uko tutazicwa n'inzara. Yego, ijambo ry'Imana ritubwira ko abantu bazabuzwa kugurisha no kugura, ariko ntabwo ijambo ry'Imana ritubwira ko bazicwa n'inzara. Kandi mu nyandiko z'ibanze bavugamo ikintu gikomeye ngo Imana yiteguye page 86 page 86 bavuze amagambo akomeye cyane. Imana yiteguye rwose kutubana. Page 60 page 67 na 5 na 5 na 6, ayo mapaje yose bagarutse ku kintu gikomeye cyane ngo nibiba ngombwa Imana izohereza n'ibikona bitugaburire nk'uko byagenze kuri Eliya. None se ntabwo muri mwebwe habaho gutekereza kwiriya myaka na kiriya gihe Yohana yamaze kugirwa Patmos yaratunzwe n'iki? Ijuru ryaramutunze. Ntabwo dukwiye gutinya abantu,
ntabwo dukwiye gutinya ingamba isi iri gushyiraho, ahubwo dukwiriye mu mitima yacu guharanira kwemerwa n'Imana. Dukwiriye mu mitima yacu kwemera kuyoborwa n'ijuru, kwemera guhagarara mu mahame y'ijuru, tukabera Imana abahamya muri iki gihe giheruka amateka y'isi. Dukomeje dusoza iki gice, niyemeje kureka kukuyoboka, ahubwo nkubarira imbere y'umuriganya. Uhereye ubu inyamaswa niyo nzajya ndamya, cyangwa se ubupapa nibwo nzajya ndamya. Njye ubwanjye ngiye munsi y'ibendera ry'inyamaswa mu cyimbo cyo kuyoboka ubutware bwawe Mana. Uhereye none nsuzugwiye ibyo usaba, kumvira ko umutima wanjye n'ubugingo bwanjye mbyeguriye inyamaswa. Urugamba ruri hano imbere rurakomeye, aho abantu bagiye kwishyira mu biganza by'ubupapa, bugiye kwishyira mu biganza by'isi, mu biganza bya Satani. Birakomeye cyane. Impamvu y'iki cyigisho kije ni ukugira ngo kidutegure twe gutekereza ko ari twe bibayeho bwa mbere, hoya. Twe gutekereza ko ari twe bigiye kubaho bwa mbere, hoya. Ahubwo nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, ibyabayeho nibyo byongera kugaruka. Nk'uko Yosefu byamubayeho, twayibonye icyitegererezo gikomeye cyane dukwiye kwigiraho, bigatuma dukomeza kwiringira Imana mu buryo bwose. Yahagaze ku Mana, nayo imuhagararaho. Reka Imana ibaho umugisha mwe mwese mwiteguye kuyoborwa n'Imana. Imana ibane namwe, kandi Imana idukuze cyane mu buryo bw'umwuka, ituzamure tugeze ku gihagararo yifuza ko tugeraho, kandi twe kuyibera abahamya, twe kuyibera abagambanyi, ahubwo tuyibera abahamya muri iki gihe giheruka amateka y'isi. Ibyabaye kuri Yosefu cyangwa se byarangaga Yosefu dukwiye kwigiraho, kandi dukwiye kugira imibereho yacu kugira ngo tubashe natwe guhagarara tudatsinzwe. Yari afite guhamya kwa Yesu no kwitondera amategeko y'Imana, twabibonye nk'icyangombwa gikomeye cyane cyamurangaga, kandi bigaturuka ku cyemezo ubwe yari yifatiye n'imyanzuro mu mutima we. Amahame y'ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera, kwizera guhamye no kwiringira Imana. Yiringiye Imana kuko yayiringiye, Imana iba hamwe nawe. Witinya. Yesu atubwira ikintu gikomeye, aho yatubwiye ngo twe gutinya, nitumwizere gusa turakira. Reka Imana itwongereye kwizera. Ikindi kintu cyarangaga Yosefu ni ukuba indahemuka ku Mana. Ikindi gikomeye cyane ni ukumvira amahame y'ijuru, kandi nibyo natwe duhamagarirwa, nibyo n'itorero ryo muri iki gihe giheruka amateka y'isi, ubwoko bw'Imana buhamagarirwa. Icya mbere ni ukugira guhamya kwa Yesu no kwitondera amategeko y'Imana, nk'uko twamaze kubibona, kugira amahame y'ijambo ry'Imana mu mitima yabo, inyikirizo yabo ikaba ngo ukuntu uko Uwiteka avuga. Kwizera guhamye no kwiringira Imana, kuba indahemuka ku Mana, nibyo duhamagarirwa. Kandi reka Imana irusheho kubikomeza mu mitima yacu, kandi irusheho kubyumvikanisha mu mibereho yacu. Soza ari gihamya cya 505 cy'umuburo dukwiriye gutekerezaho cyane dusoza. Ubwoko bw'Imana buzemera ko ubutegetsi bw'abantu bwashyizweho n'Imana, kandi binyuriye mu mahame n'icyitegererezo, buzigisha ko kubwumvira ari inshingano yera, igihe cyose ubutegetsi butararenga ingabano bwashyiriweho n'Imana. Bimwe navugaga, bimwe twasomye mu kwitegura akaga gaheruka, paje 108, aho ababwiriza benshi vuba cyane bagiye kujya ku mpimbi babwira abantu, kandi ibyo byanaratangiye, babwira abantu kubahiriza amahame ya leta ndetse n'amategeko amaleta ari kugenda ashyiraho. Nyamara hano batubwiye ikintu gikomeye, mu gitega amatwi mwumve. Ubwoko bw'Imana buzemera ko ubutegetsi bw'abantu bwashyizweho n'Imana,
ubwoko bw'Imana buzemera ko ubutegetsi bw'abantu bwashyizweho n'Imana kandi binyuriye mu mahame n'icyitegererezo, buzigisha ko kubwumvira ari inshingano yera igihe cyose ubutegetsi butarenga ingabano bwashyiriweho n'Imana. Igihe cyose ubutegetsi n'amareta anyuranye n'ijambo ry'Imana, anyuranye n'ingabano zashyizweho n'Imana, icyo gihe twabonye igisubizo ni ukumvira Imana kuruta abantu, ni ukumvira Imana kuruta amareta, kabone nubwo twapfa dufite ubugingo buhoraho. Barakomeje ngo ariko igihe ubutegetsi buhamanye n'amategeko y'Imana tugomba guhitamo kumvira Imana kuruta abantu. Ijambo ry'Imana rigomba kumvirwa no kubahirizwa nk'ubutware buruta itegeko ry'umuntu iryo ari ryo ryose. Uko niko Uwiteka avuze. Imana ishimwe cyane. Nta na rimwe bigomba gusimburwa na uko niko Itorero cyangwa leta bivuze. Ikamba rya Kristo rigomba gushyirwa hejuru y'amakamba yose y'ibikomangoma byo ku isi. Iki gihamya kirakomeye gusa igitangaje ni uko abantu muri iki gihe bari kuyoboka ngo niko leta ivuze, niko Itorero rivuze, aho kugira ngo ijambo ry'Imana ribabere umuyobozi, kuko niwo muyobozi n'ubundi dufite rukumbi utugeza mu bwami bwo mu ijuru. Reka Imana tubashishe guherera mu ruhande rwayo, kandi ukuntu uko Uwiteka avuze bibe intero yacu ya buri munsi n'iya buri kanya. Kandi twibukiranye neza ko twiganaga icyigisho kivuga ngo Yosefu, Itorero ryo mu gihe giheruka, ba Yosefu basoza umurimo. Twabonye ibyamurangaga, twabonye n'ibigomba kuranga ubwoko bw'Imana muri iki gihe, ndetse byamubayeho n'ibigiye kubaho bidatinze ku bwoko bw'Imana, ndetse bimwe muri byo byanatangiye. Reka Imana dushoboze guherera mu ruhande rwayo, kandi duhe kuyumvira mu buryo bwose. Ibyahishuwe 17 ku murongo wa 14 harimo amagambo akomeye cyane, isezerano rikomeye cyane ba Yosefu, abana b'Imana. Hari amagambo avuga ngo bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha. Uyu ni Kristo Yesu, kuko ari umutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe. Ndakwifuriza guhamagarwa n'Imana, batoranijwe kandi ugaturanwa n'Imana, bakiranutse nabo bazayinesha. Reka mbabwire, urugamba ruri hano imbere yacu, kugira ngo turutsinde biradusaba kubanza gufata imyanzuro, nk'uko Yosefu yagambiriye mu mutima we, nk'uko Daniyeli na bagenzi be mu bakarudaya babigambiriye i Babuloni, bagambarira kudahemukira Imana, bagambirira kutica amategeko y'Imana. Niko natwe muri iki gihe ucyumva iri jwi ry'Imana uyu munsi dukwiriye gufata imyanzuro, kandi tukareba neza niba twarahamagawe, twaratonejwe kandi dukiranuka nk'uko Data wo mu ijuru akiranuka. Kuko kuri ibi byangombwa bitatu niho hari ukunesha inyamaswa n'igishushanyo cyayo, niho hari ukunesha Satani n'abambari be babiri bafatanyije nawe, ari we ubupapa ndetse n'ubuprotestanti bwahakanye umuhanuzi w'ibinyoma. Dusenge dusoze. Uwiteka Imana ihoraho, tugushimiye ko uganirije imitima yacu, izina ryawe ry'icyubahiro. Uduhaye icyitegererezo gikomeye tugomba kwigiraho, nk'uko wabidusezeraniye yuko ibyahozeho ari byo byongera kugaruka, ari byo byongera kubaho nta gishya munsi y'ijuru. Tubonye imibereho ya Yosefu uduhamagarira, cyane ko Yosefu yari icyitegererezo ntakuka cyawe Nyagasani Kristo Yesu. Ngaho twemerere tukwigireho, twigire ku birenge byawe. Mwuka wera yumvikanishira ijambo ryawe mu mitima yacu, uko we nuko ijuru rishaka kuryumvikanisha mu mitima yacu. Kandi nyemerera Mwami Imana ubuntu, imbabazi n'urukundo rwawe na Mwuka wera bibare n'imitima y'abumvishe iki cyigisho, bibare n'imitima yacu n'iteka ryose. Byatsi Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Amen.